Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwese mubasha kumurikira kuri YouTube channel yanjye ndetse na TikTok yanjye ni Neizo Pro, aho uzasanga ijambo Neizo uzamenye ko ari njye nta handi wabisanga. So nkuko nari nababwiye abantu munkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, nababwiye ko nzabereka akantu k'ubwenge. So muri iki gihe hari igihe usanga uri gutayipinga nk'ijambo akiyandika ibindi, hari igihe usanga wenda uri kwandika ugasanga weje message idafututse cyangwa idasobanutse, cyangwa se ukaba urwaye udakeneye kwiri gutayipinga. Ngiye kukwereka ukuntu uzajya ubigenza. Urugero reka nkubwire nk'ukuntu nk'ijambo rimwe uraza hano kandi kuri kano kantu k'aka microphone ukoreho gusa, nturangiza uvuge ngo mwiriwe, ni Danieli, nabasuhuzaga kandi nabifurizaga amahoro y'Imana. Ibyo uvuze byose bita byiyandika. Ni ibintu bita byiyandika nk'uko mubibona hano muri screen. Ibyo mvuze bita byiyandika, bita byiyandika. Reka wenda nkomeze mbabwire abantu munkurikiye hano kuri YouTube channel yacu, mukore subscribe kandi mujye mukomeza munkurikirane umunsi ku wundi, kuko ninjye umuntu bagezaho ibiganiro bitandukanye bisobanutse kandi byiza bibafitiye umumaro. Ngira ngo murabibona ko ibyo ndi kuvuga biri kwiyandika. Ino ni message isanzwe, ntago ari ibintu birenze. Nawe ubwawe wazajya uvuga ukabasha kwandika paragraph runaka ushaka. Birihuta cyane, ushobora kwandikira umuntu ibintu byinshi cyane utarinze kwandika ngo utayipinge. Ni ibintu bita byikora. So nkuko mubibona ino keyboard yanjye iri mu Kinyarwanda, niyo mpamvu ndi kuvuga Ikinyarwanda ikagisoma nkuko mubibona biri kugenda byiyandika. So ngiye kukwereka kuntu weho urabigenza kugira ngo nawe ufate keyboard yawe nk'iyi, then uyihindure mu Kinyarwanda, ujye ubasha kuvuga ibintu bijye bita byiyandika nkuko urimo urabibona hano muri display. So rero mbere yo kugira ngo tubirebe, banza ukore subscribe, banza unfollowing kuri TikTok yanjye nimba ari uri kurebera ino video, bite nawe uri kuyirebera nkorera follow, andika muri comment n'ikindi kintu cy'ubwenge wifuza ko njyewe ubwanjye nazakugezaho. Mubanze reka turinde gake, mubanze mukore follow, mubanze mukore subscribe, ndetse mwandike no muri comment kugira ngo duhite dukomeza gahunda zacu. Ni twa tuntu tw'ubwenge cyane. Reka tube dustopinze. Murabona ko na stopinze ntabwo bigize gute, ntabwo biri kwiyandika. So rero reka twebwe twigirire gute twihindurire keyboard yacu. Keyboard yacu turaza dukande hano hantu like this. Barana ko keyboard yanjye igaragaza indimi, irimo iragaragaza indimi. Iyo utahafite ukanda ku kantu kanditseho setting. So reka yenda dufate ino message tubanze tumire nk'abayohereje kugira ngo twibonere ijambo setting. So ino message turaza dukande kuri kano kantu kavuga ngo setting. Nimara ko gakanda uraza mu kantu hantu hejuru language, mu ndimi zawe. Language urasanga hariho Icyongereza. We muri telefone yawe urasanga harimo Icyongereza. Nurangiza uraza ukande hano handitse ijambo add keyboard. Nurangiza add keyboard urasacinga, uramanura urebe indimi zirimo, urabonamo Ikinyarwanda. Ngiye kuko gisanzwe cyemejwe, ntago ndi bwongere kucyemeza inshuro ya kabiri. Then ukanda Ikinyarwanda, uhitemo keyboard y'Ikinyarwanda. Hano nukanda urabonamo ubwoko bwa keyboard, weho uremeza keyboard yawe y'Ikinyarwanda. Nurangiza keyboard yawe iraza gutinduka Ikinyarwanda. Then mu gihe cyose ugiye gutayipinga ujye ukanda kuri kano kantu kameze nka voice. Waba uri kuri WhatsApp, waba uri hehe, aho waba uri hose bizajya bita byiyandika. Ibyo uvuze byiyandike, then ukore send. Wita ukora send. Icyo gihe nukora send, nimba wabivuze neza bizajya bita bigenda. Mwibutse ko nimba uri gukoresha keyboard y'Ikinyarwanda, ibyo uvuze byose byandika mu Kinyarwanda. Rero ubwo umaking sure ko umuntu mugiye kwandikirana uraza gukoresha Ikinyarwanda gusa. So rero nimba ukunze aka video kanjye gasharinga inshuti zawe, mbese ukore subscribe, ibintu birushaho kugenda neza fresh wane. Ni Neizo Pro. Nyandikira muri comment umbaze n'akandi kantu wifuza ko ubwenge ko nakugezaho, ndagufasha
kandi ibintu birarushaho kugenda neza fresh. Subscribe, share and comment.